hari ukurya hari no kunywa. wari umutezi w'amezi 6. My friend, ewana karampamagaye kavuye no ku Gisenyi man. Ije uzajye wigendesera uri i Kigali. ariko ngabajama ngo ku munsi wa mbere iryo joro utangira kujya ugenda ku musarani ngo ugatabaza bro, Urarira ugafata ball like this ukarira ukayinginga, urafata ball yawe ukayinginga ukayira ndakwinginze mbabaruzire kure maruzire kuri. None wahamagara ibiniga bimwe bikambwira ngo shaka urukwi kuri kubite. Yego nyine. Namagara arafatika boy arambwira ati wa muhungu we shaka urukwi kubita. None se urukubite yashuka itarashuka. Uyu nyiri ugiye kunyara. Ngo bamwe kugira ngo uzanyare bikunde ngo ushaka nk'urukwi kubita. Dore rero ngutere story. Arafatika boy arambwira ati shaka urukwi kubite, nawe ugata arafatika boy singiye kwikubita n'inkwi. Arambwira ati niba bikunaniye hamagara umuhungu witwa Microgene. Microgene mbese ni umuhanga w'umutezi. Uwo nguwo hari i Kigali. Niwe umenya byose, niwe umenya abantuza, niwe umenya abantuza. Baruki na bajuniye niwe bavura. Oya byose ayo mazina sinyavuze. Sigenge imwe. Sigenge imwe. Microgene icyo gihe Microgene bari baramwirukanye. Umva ngutere story yewe rero. Buri ukuntu checking umutezi cyangwa se ubundi burwara yewe ngira ga thermometre kanje ariko kari unique. Uri kumva? Buriya mu organe de sens tugira. Uri kumva? Organe de sens icyo isano. Mu cyongereza babyita gute organe de sens. Organe bantu muri ahangaha mutobare mutubwire muri comment ndajya ngo ndebe ko n'abantu badukurikira bazita sense organs. Okay, sense organs. Yes, sense organs. Organe de sens ngira izuru ryanjye rirakora buriya bya hatari. Iyo turimo turaciringa n'akana kari aho ngaho keza bya hatari, turimo turanywa ububyeri n'ibiki, hari ukuntu nigusha ku matako. Uri kumva? Hari ukuntu nigusha ku matako. Muri ikinisho gahita wigira gute? Nkahita nigusha ku matako y'umukobwa. Bro, ahari indwara hahita hahumura ku kanya nubwo yaba yambaye iki. Uzi ko ari byo? Noneho ngewe nigushayo nkahita nanitinzayo gake nzunguzaho iki gitwe cyanjye n'irijigo. Uri kumva? Nkamarayo iminota 2. Yo maze iminota 2 ngaruka mvuga nti hano ni sawa. Nshagana nakinjirayo ikizimbabwe. Ariko iyo numvise gusa gahumuro katari keza. Ndakujijisha ngahita ngukubita inote y'I5. Nakubwira ko hari umuntu uri muri amamagara. Buriya Lucky hari ukuntu Lucky yigeze kunyiza rimwe. Aramamagara ari kumwe n'abakire njya kubareba ko ngiye burankunda abakire dumba wagira ngo bana bindoze mu kuri kw'Imana bandoze gukunda abakire mana nyagasani. Ni indwara ndwaye nyine yo gukunda abakire. Nukunda abakire cyane ndabizi. Sinzi ko nzigera narikira iyo ndwara. None nakabaranga ataro dufite abakire. Noneho ahaboro twari twicaye. Nari nahumvise bitari ugasanga umukobwa arimo arahumura nk'isabune. Arimo arahumura nk'agasabune ka gifura. Ndavuga nti namusigiye inote y'I2. Namusigiye inote y'I2 mitafata imodoka ndigende nabanze gufata akamoto. Bagubu byari 3 unafata n'akamoto vuba. Icyo gihe ni nkoko yanjye ubutari buyiryeho. Mitamubwira mucoma ngo uze kuza kuyizana maze kuva. Je. Reka nkubwira ahantu hari umutezi i Kigali.
uribuka akabari ka Brian aho kari mugatenga usa nkuzamuka mugatenga gutya. aha umanuka gutya ugenda kuri Zion Temple. Mugatenga urabona aho hose huzuye umutezi. Oya hara nta mutezi uhari. Umva nkubwire sibyo. Hari akabari kabaga hari Rwandex. Nubu uri muri amabiri kubumanutse. Rwandex nyine Rwandex. The same direction. Bro. Hariya no mu ntebe gutya wakubukura abakobwa basigaye bagenda batambaye amakariso. Umukobwa haguruka ku ntebe undahita yicara ahita ufata direct. Undahita ahita ufata direct. Abakobwa buriya abakobwa giye buri kintu nkunda kubabwira batangire kujya bagenda na bleach urazizi. Bleach ntago bleach mu Gifaransa bagita eau de javel. Ukagenda mu gaspray na kantu ko guhanaguza wajya kwicara ukabanza ugasprayinga na bleach ukableachinga wamara kubleachinga none ukabona kwicara nubizi ko abazungu babigenza we ntago bizi ndabona bafite ama chemicals bakoresha ama chemicals bakoresha no mu club nuko bigenda kugira ngo urabizi mbere yuko umuntu yicara barabanza bakaza bakadesinfecta siko bimeze na ariko Kigali umuntu avaho akabuno ke gakiriho kakinanukaho undi nawe agahita akicaraho direct. Hari aho twigeze kujya naga ukabari nibukavuge mu izina kuko bahita bavuga bahomba nubigerageze bahita bavuga nagahomeje. Ariko bro nagiye muri ako kabari nicaye imita numva ibyarirandiye. Ibaze indwara ziri aho ngaho zishobora no gukurisha amabya bro. Oya ibya byanjye by'ibumoso ku gahande ko hepfo byarambiye numva rirakubise ngo ibya ryanjye by'ibumoso ku gahande ko hepfo byarandiye mu buryo bukomeye ndavuga na ahantu hararwaye. Ndavuga na ahantu hashobora kuba hari ibirwaye. bamwita Jesquiza wa mipango icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Hello? Hello? Oui. Ura naindi kuri live nibo watangaza guhamagara. Uri kumva tu? None ibyariranja nkajya nicara bikanye ndimo ndarishima. Umujama ubizi ibyo bigahunda barambwiye ataho ngaho hari abakobwa bari bahicaye kare. Wumve no hari aho umutezi ujya ugatangira kuza ibintu by'ibisimba. Babigenda biwigolingamo gutya mu gasundi gutya ngo. Ariko uziko ibyo bintu bishobora kuba ari byo. Yes, abari mu bisimba biwigolinga bro. Habari mu utuntu turimo turawigolinga ngo. Bro, hari umutezi ufite ingufu. Dahatani. Ufite ingufu. None se ibaze, urumva? Umutezi uragenda ukarya umushino ukamera nk'igishirira papa. Ucumita mugikuramo gutya ko kanya. Yes. Ni direct. Bro. Biriseriye bana b'i Kigali. Umutezi urakaze. Noneho iyo turimo turavuga gutya kasi kureka abantu banze ben lighting iyo turimo turavuga gutya ntabwo tuba turashaka kuvuga ibintu by'ibishegu cyangwa iki ni mu cyayenye tuba turimo turabarabura ko hari umutezi. None ikibazo hari n'abakobwa urumva ahita akumva turimo turagana hino story gutya yuko umutezi umeze nabi n'ibiki byose nawo ngahita mera nk'ari maradufasha ngo abakobwa ngo ntago bajya biyitaho ngo n'ibiki kandi ubwo nawo ufite ukomeye cyane. nje muri abakobwa bose b'imihanda ninde wareba ukavuga ati uyu nguyu ashobora kuba afite umutezi? Mu bakobwa nareba nkavuga ngo afite umutezi baba bari ku mihanda abangaba domba
ndumva byihoreye ndumva kubera ko mu rugo nanjye tugira abakobwa hari igihe mberereka ku bakobwa, hari igihe mberereka ku bahungu wenda nabivuga, ariko ku bakobwa ndaberereka pe. Ni ukuri kwima, uzi ko buriya jyewe ntajya nashwana n'abakobwa, nawe ujya nkunda gushwana n'abakobwa buriya rwose bazakubwire nk'abakobwa wenda twagiye turakururana, urumva uzi ko buriya ntari nabwira n'umukobwa kuko njyewe iyo ntakigushaka mbyuka mu gitondo, uri kumva, ngahambira utwenda, dore mafite utwenda tungana gutya, uri kumva, nkadushyira mu kambaraje ka senkani, uri kumva. Icyo gusa makura ni imodoka yanjye, umuhungu mangi uko niko abo mu gitondo tubigenza. Warahindutse, uzi ko wabaye umwana mwiza. Ni ukuvuga ngo 10:00 z'ijoro n'iminota 3 n'amasegonda 6 njye mba nagiye umuhungu w'igikoni, mba nagiye, sinshobora kugutuka, sinshobora kugira gute, kandi noneho iyo nigereye nyine ndanaguhamagara mu gitondo nkakubwira ntibagutekeye breakfast n'ibice byose nta kibazo, ariko disi ntabwo ngiye ntibashije kuba nabaho hantu, hari indi mirimo ngiye kuba ndimo. Noneho ujya gutungurwa nuko nka 5:00 saa 6 z'amanywa, uri kumva, mba nigereye nk'ibujumbura. Ariko ngira ngo wowe nta mutezi ushobora, ariko wowe nta mutezi ushobora kurwara buriya. Ndi mutezi ntabwo ngeza ahuba, mugani wa nzovu. Kubera ugiye kureba ahuba ntabwo nyamageza pe, ni impamo ya Mungu. Ntabwo nyamageza kabisa. Nawe warwa n'umutezi. Ariko hari umuntu ureba ukareba nka DJ Pius. Abagikubitamo igitwe nkuriye. Ngo DJ Pius. We ntureba DJ Pius, buriya DJ umutezi wa musiga. Asa avuge n'igikoga gifite umutezi DJ Pius, umutezi wa musiga. Umashaka kuniranya DJ Pius. Urimo ashaka kuniranya na Pius, kandi Pius ntabwo turangurira muri circumstance runaka. Gusa ndumva njya mbyumva rimwe na rimwe nkumva ngo Pius ngo yagutayemo ahantu twari turi, Pius ntagukunda, Pius ntagira, ndabyumva. Ndabyumva nyine bikangeraho, ariko ntago ngewe ndamwumva nangiye ku giti cyanjye. Ntago ndamwumva nawe ndayabivuze, kuko aramutse arabivuze bwaba ari uburenganzira bwe, ariko nanjye natagira ubwanjye burenganzira. DJ Pius nari mushize kuri Kabyindi ngo ndebe oya genda. Ariko Kabyindi zanjye ko usigaye uzigira gutya, uzi impamvu se? Naje gusanga naje gusanga ariko igihe waratinye kubaga umuntu ugashaka ko mukubagira. Oya Pius naje ndufu, Pius n'amazi bamutera turutse iwanjye. Pius ni mwene wacu, ntacyo gusa namwibutse kubera ino minsi yagendanaga na Chameleone cyane. Chameleone wa Flopinze, Chameleone the legend wa Flopinze nyine. Chameleone si Flopinze wewe ubiyemera? Chameleone agara Flopinze. Chameleone ya Flopinze bro, byihoresha. Chameleone saheruka hit rya. Chameleone ya Flopinze nyine byo mubwira. Niko guflopinga iyo daheruka hit wara Flopinze. Uribuka akagore, niba ari n'akagore k'akarundi kazi kitwa Neraneti kagututse nari Nerinati. Kabi cyane. Ari Burundi bagira ba Nerinati babiri. Hari Neraneti na Nerinati. None harakitwa Nerinati, akitwa Nerinati gasa nk'umunyo y'inkoko. Kari hano karagukurikiye, karimo karakureba. Ako kamyine wavugaga ni kamwe nako kabitaga n'undi uba murero. Oya panuriya mwiza. Nayi ntabwo navuga ko mwiza, navugaga ko kabi gasanga gasundi.
ako rero nzagenda i Burundi, ikintu kizantwara nzagenda kabuze umuntu ugacumita. Ni agashuti k'akadasohoka ka Angelina umugore wa Perezida Neva. Njyewe nzagenda hariya kukenda, aricyo kintwaye. Ariko abarundi bagira imvugo itari nziza ngo kwenda naga ngo kwenda sha ugashiduka umuntu bamaze kumugira wagira ngo nukwanda. Njye Kasuku hari ukuntu ndeba ibintu abandi bantu ukuntu batabireba. Kumwe mujya mushukirwa abakobwa beza. Njye nshobora kureba agakobwa kabi nka kariya Kanerinate, nkumva kangaka nkumva ndagashukiwe sha. Njyewe umukobwa wese urumva nshobora kuba namutekerezaho nabi kwa kuri umuntu ashobora kubatekereza se nk'uyu nguyu yibaze mubonye ari nko mu musarani ata flashinze. Nyine ibaze nawe uramutse ugiye mu musarani ugasanga kavuyemo kashaka flashinze kaba kaneye amabya ameze nk'insinga. Ibaze nk'ako kantu bro. Ariko kigeze gukora nuza karagutukara ariko narakabaze nanjye maze kubona iriya video. Wakabagiye? Narakabaze kuri YouTube. Wakabagiye kuri YouTube? Ngewe byanye se bipfusa, ngewe byanye ntabwo bipfusa. Ntabwo ari umufuno nyine ngewe bose ntabwo byanye bipfusa nese nza ndakabaga. Wowe wironja utangira inzanyi ngo wironje sinzi ibintu karimo karavuga hano. Ngo wironja utagira inzanyi, ariko wagashiraho kakaza kabikubwira. Ako ngakubona ubona kuzuye mu mutwe ko du. Reka nkashireho turebe niba kaza kakabivuga kandi tukagutinya kubiburiya ndabizi. Ndi kukubwira ngo abo kantu koko. Urumva? Abo bagore bawe nawe baguma baguhamagara. Umurimo yahamagara video call tutanaziranye bro. Nyine hari ukuntu umuntu akubona urimo kuri live agahita guhamagara just ko kandi ari nakubona kuri live. Ngako karaje. Kaje. Uwo muravuye. Uravuga ngo karaje? Kangako niko kari. Ko katagaragara mbabara ukagaragaza. Mbabara ukabwire kagaragare mu isura kugira ngo nibura abantu barebe niba koko ibyo navuze ari ukubeshya. Nari nate sheri. Mbabara ukagaragaze mu isura. Mbabari ukagaragaze mu isura. Dumba kuva ryari uzuragira ibiganiro n'abantu batagira meme na Dumba. Mbabari ukagaragaze mu isura bitari ibyo gatumuke pe. Neri nate ngwino bakuraba abantu. Nshaka kumubaza ikibazo kimwe urumva. Jewe simboneka. Gatinye kakifatiye abarundi barakaza abarundi bamenyereye ibintu bwabo. Nshaka ko agaragara mu isura. Ngaragara iki mushenzi matako je ndikubwira ngo nutagaragara mu isura ntago turi platform. Nutagaragara mu isura ntago tuguha platform. Ushaka kuvuga ubutumwa ukagenda ukajya kubushyira Angelina ukabushyira na Neva. Uzi ko kano kagore niko kavuze uburyo ngo umugore wa Neva bamusweye muri Kongomani. Oya Kasuku buretse gato ya Perezida Mureke nabo n'umugore. Oya kano kagore sisuko kabishyize hanze kurunga umugore wa Neva bamusweye kandi wewe umugabo muzima usa amabere atagira ayo konsa umwana. Umugabo muzima amabere wavuze ngo hano umuntu uri buze hano agomba kuba agaragara. Muzana azagaragara umuswere nyiramwana. Muzana azagaragara. Jewe singaragara. Dumba muzana azagaragara cyangwa n'ukuri. Cyangwa ye nigende. Jewe singaragara. Kaze kagaragara. Kaze kagaragara. Nakundi nikagende ko gaswera kaza kugaragara. Katagaragara nagira ngo babanze bakareba bagashyira recording abahungu. Nikabe kugeza agaswera nta kibazo. Oya shaka kabyaranye na papa wako bro. Hakuba makuru yakurahe.
ni izina ry'Imana ntago ari ukubeshya ni nacyo kintu nashaka kumubaza ngo kabyaranye nande na papa wako gafite umwana w'umudebili ugenda mu kagare uzakabaze wumve singaka gace kanaseka Nelinat yabyaranye na se yes yabyaranye na se umubyara bro USA yabyaranye na se umubyara bro wumve none umwana abantu kuri no si Imana buno siye bameze isu umubyara yaramubyariye umwana wo mu premature ntabyo waruzi ntabwo mbizi ntabyo waruzi ntabwo nzi isu umubyara bro urukumva noneho urabizi na kamandwa ka presidente nyine Angelina abagiye muri Washington agiye muri bari muri kasuku buretse kubwira ukuntu story yagenze amaze buretse gato Angelina amaze kugera i Washington ahita ahurayo n'umujama baramusweye kasuku nashaka kasuku ngewe ndashaka amahoro i Burundi mafite y'abana ndakumva ndakumva ariko uonera nati ni nawe wahise ubitangaza bro oyize kubinyereka humura ndabikwereka rwose ibyo rwose ndabikwereka noneho uzanakabwira niba agashuti kawe kakwereka ifoto y'uwo mwana w'ikidebire kabyaye bro kabyaranye na se papa we umubyara bro n'umutama wabibereye mu Kamenge yinywera gasegereti n'umumogi nyine n'umukordoni n'umukordoni bro mu Kamenge kabisa iya dodi nkweto munsi y'igiti ngo munsi y'igiti gipamba maze kakaza kakavugishwa ahangaha kasuku urashaka kunteranya na sheri wanjye uko bigenda kose ntago ari ukuguteranya nawe ndimo nakubwiza ukuri wowe uzamubaze mwitonze umubwire uti se koko papa wawe ni wo mwabyaranye noneho kugira ngo unabyemere neza ko ngiye mfite amakuru urumva uriya mwana yamaze ibyumweru 3 ataritwa izina Nelinat kariye nyine gasa nk'agahunyira oya urakubita cyane ntigatinye se kwigaragaza hano ibyo aratinya Nelinat ni agira ipfunwe isoni n'ikimwaro kubyarana na se niyo mpamvu atagaragaye icyo nkazi yo this dog araba banga umusuru ntureba nako bise bigicanga nyine zise ziva none se tinakubwira ngo mbabarira ubwizo ukuri umuntu watinyunga kubyarana na so niba natwe turi n'urubyiruko dumba ibyo umuntu yavuga nta kibazo cyo n'ejo bundi ushobora kuba wanabihindura ariko ibaze ngo uri akantu k'akagore gafite umwana w'umuprematire w'ikidebire yabyaranye na se uwo muntu rero yakora ibindi bintu birenze bro njyewe akantu kitwa Nelinat nzagaswera ubizaga nushaka uzanagaca umusheni ngewe amakuru z'umwana wanyihereye se amakuru umwana wanjye wanyihereye bamwita Semivumba bamwita Semivumba bamwita ntabwo yiyongeraho bamwita mumbwire Semivumba bamwita Semivumba niwo mwana wanyihereye ayo makuru bro Semivumbi wanuza Simbizi wa Semavumba Simbizi bamwita Simbizi niwe ufite niba Simbizi ari wabikubwiye dore nguyu singi nimero ye hano Simbizi wa Semavumba Simbizi wa Semivumbi aha noneho buretse nkwereke singizi audio yari mara zimereza hano
Yizikine. Oya zikine. Harimo ibindi bintu Urimo urabesha. Oya umva tumba. Harimo ibindi bintu bro. Aha harimo okay. Ndakumva. Nubikine. Harimo ibindi bintu bikomeye cyane. Nubikine. Narako ngewe Dumba ntabwo nari muzi uyu mugore pe. Ariko nkimara kubyumva ndavuga niye. Uri kumva? Kubera uwo munsi rese namutinye ngewe uyu mugore. Niba ushobora kugenda hari ukagenda ukagarama isa kinjira akagukubita ibiboro. Iso ukubyara bro akagutandika imboro bita imare ngo se nta nasiramuye. Ni mukeba wa nyina. Ni mukeba wa nyina. Ibaze bro maze uwo muntu kambwira ngo ngewe ngo barimo barambwira bari kumbwira ngo ni imberereke abo bandi ngo ndanye kumbwira ngo ni imberereke kuko nari natashiri neza nari natashiri jezo kwenda bu je t'aime nari natemwa uwo niwe bita Dumba. Uwo niwe bita Dumba. Aka kagore kari karakinnye umukino gakina na ekipe katazi ibintu biba bigiye kukabaho nyine kagiye kurara nijoro agashino gatumbagiye hejuru. Man umva uraje cece mitangira n'icyokeri bro. Yo ngewe ntureba ikintu kimwe njya nkora. Ikosa riba gusa iyo gize gute iyo mvuze nta muntu ujya ntangira ngewe ni ukuri kw'Imana. Ariko akantu gato gusa ukankoraho akantu gato. Nshobora no kugutegereza imyaka 3 ndimo ndagenda mpakira archive. Uzi umwana bidasimbiza wase Mivumba namwikubita inote ya senyisi y'amadolari. Ndamubwira ni ndagira ngo ujagajage icyitwa amakuru yose. Urabateranyije. Oya simbizi uzimamvu nagize uzimamvu nawe naretse kongera kumuha akazi. Aragakosa yankoreye ejo bundi. Simbizi wase Mivumbi. Yako ntabwo kari grave nanamuhamagara twaganira. Ni se Mivumbi se Mavumba abarundi mu Simbizi wase Mavumba. Mavumba. Ariko cya Simbizi nacyo kirashona. Kirashona. None harakana bita ngo Landry Promoter. Uriya Landry Promoter yanyibwiriye ukuntu urumva. Aka kagore ngo ni nari natubura akanywa bigeri kagapfa kagasinda kandi Landry Promoter bafite amakuru. Nibyo nkubwira. Landry Promoter yaramwe ngo kano kagore kamwa nyine ntabwo akundura umugi cyane. Kinywera essence nyine kwa kuno kumashyira essence mu gacupa nyine ukajya nyine bita furi nyine bita ngo furi umuneri kano kagore ubundi ngo kinywera essence. Nerinati aka kagore nyine karahanga buriya gafite insya zimeze nk'insinga cyangwa imurumuru. Landry Promoter yarambwiye ati bro ati kara kagore kigeze gusinda noneho abantu bakibutsa ko se yari wagaswe akagatera inda bakanabyarana ebane karagenda karasinda bikomeye cyane. Abandi bakoboye muri iryo joro bagatambika ibintu biti biboro bro kugeza ubwo barongoraga no mu matwi. Warongoraga nahe? Barongoraga no mu matwi. Buriya amatwi yakora ukajya kumva neza nyine. Bakabwira ngo garagara kakanga kugaragara ngo garagara ntikagaragara. Ugutwa umwana yagutambitse n'ikintu bita imboro tempiti turika. Tempiti turika. Buriya ntabwo yumva. Abahungu ntabwo ajya yumva neza. Abahungu bamubwiraga ngo shira kwitarata. Abahungu bahise bambwira ngo mberereke.
niyo mpamvu abahungu bahita bati berereka berereka. Derinate, Jotema. Oye, ahantu kagiye kurara ntabwo kari businzire. Ahantu kagiye kurara ntikari businzire. Ngo umwami w'imihanda je. Oya niko twe dukora. Ngo that's how we do it. That's how we do it. Crazy. That's how we do it. Mwandika muri comment ngo that's how we do it. Mwandika muri comment ngo that's how we do it. That's how we do it. That's how we do it. Ngo that's how we do it. Ngo umvekene cyane cyangwa ngo the punisher. Ubundi abanzi neza bahita mwigisha. Ariko se Derinate nta muntu yari yamubwiye ko ibi bintu batajya babikora, ko batajya bakinishana n'uwitwaga Kasuku wa Mipango. Bari batari bamurabura ngo bamubwira ati ariko rero burya you play with the wrong person. Hari umwe bari barashutse ngo avuga byose ngo agira gute. Rimwe ndaza ndamubwira ariko you know how we do it. We crazy. We bad. We morph. Ugenda bijambo morph ugenda muri morphology cyangwa se twahinduka. We can change, we can do whatever we want, we can fly, we can do anything. We morph. We morph. Uzahari subungu. Yasubiye igoma. Izo nizo nkuruze. Scovia yari igoma. Scovia yari igoma. Bro, umwana bita Tom Close yararirimbye ngo uye nami jamutazu kaji ngono tanze sinari iyo ugiye mu ishyamba utazi uhaca inkono utazi bro ugashiduka wihehesheje isosi. Noneho ukuntu ufite ibifana byawe nabyo ni ibigoryi biri muri comment biri ngo gake papa. Abo nibo bantu banjye biri muri comment ngo gake. Noneho abantu banjye nyine abafana banjye banyabo. Niba abantu mita mbwira ngo tugiye kujya kwa cyarunaka kuri pot. Ejo barambwiye bose barambwira ngo we ready to report account ya Kevin Kade. Ndareba ndavuga ni none bakajya bansanga in box ati tubikore nkawa muberereke. Nuko iminota 15 njya account nabanyikuyeho. Ariko uwazana mu cyoma akarira kumugaragara. Wazana mu cyoma akarira kumugaragara mu cyoma ko yakuririye. Ariko se ari abantu mpuzana n'impamo ya Mungu ziko rimuzankorera ibara. Washizemo kakanuza arimo arakuririra twumva. Mucoma uwo nguvuga. Ejo muri nibwo abantu bapfuye abantu nabwo bahora ku mbuga nkoranyambaga. Nibwo bapfuye nyine ko bamumenya ko yamvuzeho yayinagize gute nanjye nibura nkafata ishusho ye nkayikoresha nkayivugaho. Sibyo? Ibyo ni ibintu yagakwiye kunshimira, ni ibintu yagakwiye nibura kwicara akavuga ati umuvandimwe yankoreye promotion ni byiza cyane. Ariko yarashatse kurengera ndavuga nereka muhane. Ikindi kandi Mucoma sibyo? Ibi bintu reka mbivuge gutya Mucoma zicuza ubuzima bwe bwose. Oya nuje deep kandi. Oya Mucoma zicuza ubuzima bwe bwose. Iyo ukina n'imitima y'abakobwa sibyo? Iyo ukina n'imitima y'abakobwa cyane wenda nk'umuntu mushobora kuba mwarahuye mu bintu binini cyane Dumba. None hangaho uba wumva uri legend.
uba wumva urenze ariko one day je oya kanzi oya mbereke oya byihorere mbereke ibyo wari ugiye kuvuga byihorere nyine ni kuri oya mbereke dupreyingire gusa yanuza nacyo ndi kukubwira ngo mbereke utwereke umuntu wa ngo mbereke kubereka twereke turebe oya ni kukubwira ngo mbereke kubereka kutwereka kubereka agaze rumurumvira nta kintu ugiye kubereka giye ubwo se wari guhamagaye niba abagore noneho ugira gutya wavuga gutya ubu kivuga gutya bahita bamamagara ako kanya babagore se bavuga ngo muri kubaga se ngo ndumva mumuze ngo mbuze simvuge se ngo mbuze simvuge wewe igihe ariko nanjye ngiye kukubuza ntabwo nakwemerera ngiye kukubuza ntabwo nakwemerera oya hari itambuza nari ngiye kubaga oya iyo utambuza nari ngiye kubaga da reka ntukazajya ubikora please ntutume avuga ibyo nakubwiye ibyo bari banyohereje telefone ikijyamo ise telefone ikijyamo umva je ubufashe ibintu by'abantu benshi so nukuvuga ngo rero ndumva ngewe arahabora nangiye gusimbukiraho gatoya nimba wazana abantu nka 2-3 bakagira ibyo babaza bisanzwe nyine twigendera byaba byiza ariko none kandi twongera kubwira abantu mu mudukurikiye 5 kwa 5 bari muri Canada mushobora kugana akabari bita Plus 250 in Canada ndumva yatubwira byinshi kuri ko urumva Karirongei address niyo 888 Ruserura Rongei nakabari k'abanyarwanda aho ushobora gukura ibiryo byose ejo nariyeyo ikintu cyitwa chapati n'imboga bro chapati n'imboga ibi biryo nkomanze mwabona rero ndabijya na apeti niho mbikuye abanyarwanda bari muri Great Montreal region iyo mvuze Great Montreal region barimo namenyesha abari Rongei abari Montreal abari Côte-Verte abari La Salle abari Laval abari Lachine abari Laval abari Repentini abari aho hantu hose mvuze ushobora kumanuka kuri ako kabari kitwa Plus 250 Canada 88 Ruserura Rongei yes ngira ngo mwabyumvise umuhungu bita Dumba araturangiye ahantu heza uko twasohokera umuntu akajya kurya akantu kameze neza cyane nongera kubabwira ni nanjye ndabakunda cyane Dumba zana abantu nka 2 bagira ibintu babaza byo twikomereza giye bitejya mu zindi gahunda urumva nabo umuntu yahora kuri live umunsi nashakaga kuvugana nawe kama ari agiye kuza live aze avuga ukuntu abaririmbi byabananiye reka muhamagare mubwira aze live one cyangwa avuga ukuntu ari igikuri ntacyo bimutwaye ariko ukama n'umwe muhanzi nemera gese nari kuge nejo ukama benshi turamwemera ukama abantu bazi umuziki ariko Patrick atimi ngwebale balloon uri live njewe na Jess kuza turagutegereje ngwebale balloon kukabona nagakunda biri seriyo nje na Jess live turagutegereje ngwino hano ubitubwira ibintu ujye uvugira mu nduza mu kabati mubwire ngo banza kuremo ibire ariko Dumba samwakira abantu babiri nongera kubwira abantu buretse gatoya
nongera kubwira abantu mwese muri Canada, muri Europe, abantu muri Amerika mushaka gukora business yinjiza amafaranga mu buryo bukomeye cyane. Ngira ngo ejo nawe beretse yuko turimo turinjiza amafaranga mu buryo buteye ubwoba. So abantu mwese mushaka gukorera amafaranga, mushaka kugana business yitwa Travorium, mumpamagare anytime cyangwa se munyandikire mbere ku buryo tuyora amafaranga direct. Abantu benshi bajya bibaza rero ngo Jesco zo mipango uko dukunda kubona ugenda ugaruka kandi ukabugaragara nk'umuntu ufite ibiceri, aho niho dukura ibiceri papa. Izuba ryari rinyishe ndagaswembaye. Abantu bashaka kuza, abafana ba Jesco baze ukamataraza kugira ngo mubeho ikintu mubwira je, urumva, mubeho ikintu mubwira je, katurebe ahangaha ni bande barihora, ahangaha ni bande bariho, nibaze ngiye kwigendera. cya gihugu cyitwa Benovia, cya kintu urakizi? Benovia ndamuzi. Nta kintu washaka kukibwira nka amasaha? Benovia nari birye n'umwana uzi gushakisha nawe nyine tu. Ega turebe Benovia ibyo yavugira mu bantu. Umwana uzi gushakisha Benovia ndi kizo ki? Yazi guhiga yera no muhigi nk'abandi. Benovia arabanza akagutembereza ghetto. Arabanza akagutembereza ghetto. Benovia karame reka uno munsi bwa mbere, izi ni tariki zingahe? uyu munsi turi tariki ari ubwo turi 20 turi zingahe 20 na zingahe